Muheto wagenda yikiriza ajijisha gusa ku by'umunezero yagombaga gutanga akawimana iminota 16 yose. Ntabwo amajwi ya Muheto asobanutse. Niwe wari muri iriya diro, adekati barahatwika harashya, aho se ari umupolisi ukomeye. Hanyuma akazi se akora abana barakabona buri munsi. Iyo abyutse yikambara uniform akagira guta akajya ku kazi, babona ko agiye ku kazi. Hari nako akorera mu rugo bareba, nabo bagahinduka abapolisi batabizi. Mu rwego rwo kukavaringa ibyo bintu ngo bitajya hanze, bamutsindagira ikamba ku ngufu wenda ataranakwiriye. wabona atararikwiye. Kandi nawe nkwiyame ntibuzongere kuvuga ngo Miss Rwanda. Hanyuma yarangiza agakora ikosa, sibyo? Agafata abyibwirije amajwi. Mu mategeko ntabwo byemewe. Akakurikiraho rero kuba noneho bashobora kuba baramutumye gufata ari amajwi, nuko yari yakangishijwe ko hari ikintu kitazaba nadatanga happiness. Muheto niwe mu minsi mu babayeho bose utarahawe imodoka. Ibyo bindi bikurikira rero nibyo bintera umujinya. Gufata abantu ukabacuruza, umaze kubakoreraho iryo shimisha mubiri rishingiye ku gitsina, ukoze icyaha. Nabura kibakoresheje kuko bemeye 70% y'abamuraruye bakongera irari rye. Irari ubusanzwe rifite akaba baryatira rikaza rikagusohokamo. Barimo bari abakobwa bamwe bitwa inyana zimbwa nkuko Jori yavuze, n'abandi batafite amazina baba baranyuze imbere yawe bagaca mu maguru yawe hagataho. Ufata umwana w'imyaka 18 19 ukamuha imodoka ya miliyoni 20, kwanza it is so big, ntabwo ashobora kumanaginga icyo kintu. Ariyo mpamvu nsaba inzego zibishinzwe ngo zibe zishyizeho, zibe zihagaritse iri rushanwa rya Miss Rwanda. Buriya Kid n'izina yubatse ngo Prince Kid araryangije. Amaze kuryangiza ntiyaryangiza gusa, araryishe aranarihambye. Gicucu Kid nta muntu, urumva, nta muntu ukirana ikiganiro kirenze umunota 2-3 yivugana kandi azi neza ko ari kumwe n'undi muntu. Wowe warinze ugeza 16. Cucu Kid ukimara kubona Muheto ko ari mwiza nkuko babikubwiye pe, wagombaga guhita umusezerera ntagere muri boot camp. Ariko Kid sha reka nkubwire wowe byarangiye. Reka nkwereke n'ibindi bimufata ni byinshi. Uzi ko iyo abamaze no gutsindira amakamba abafataho ingwate ngo batazamuvamo. Patikope ntabwo ubyibuka muri 2018 ntabwo yavuze ngo agiye kubishyira hanze byose, sibyo? Kandi agasezera. None uri muri babantu batangiye gutekereza ko Patikope biri inyuma cyane rwose. Oya arabizi neza cyane kuko nakurikiranye ikiganiro bagiranye kuri Space on Twitter. Nta buhamya bundi dushaka, turabishaka byombi, sibyo? Turabishaka byombi kukurikiranwa kubera ikijori. Dore impamvu ugomba gukurikiranwa ku bushake cyangwa utabishaka. Nuko kuva 2016 kongeraho imyaka 6 bihinduka 2022 ari wo mwaka turimo. Icyo kigo wari ukirimo audio arimo ngo shango nguze kunejo bundi ngo Jori yanyandikiye yaravuze ngo ngewe ngo Kid ngo sinibona icyo nari kuba cyo iyo ntaza guhura nawe. Yabivuze amubeshyera kugira ngo ashobore kwemeza undi mwana witwa Muheto uri kwimana ku neza no ku nabi happiness. Tekereza ko telefone ya Kid ubu nona iri hehe? Kumbi nizi nyana zimbwa zibacuruza zarangiza zirangije nako kwishimisha. Ahubwo muzajya muhagarara he, sibyo? Muzajya muhagarara he ko kari agasare mbona ari gatoya ngewe ko ntazaba mpari. Cyo nicyo nababwiye kibabaza cyane. Uri no mu nguni y'icyumba cyawe wazimije n'amatara, kizakomeza kukurya kuri iki cyaha. Guhana Kid wari ututwana n'utwigemuye. GASARO TV.
Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze merereye mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane nkuko namwe mitwereka urukundo umunsi kundi umunsi kumwe na Rwema, reka bavuge uyu munsi ntago ari umushyitsi, si wabaye umusangwara. Ntangiye kubyiyumvamo. Tuguhaye ikaze. Hari n'impamvu abantu ba hano kuri GASARO barankunze koko. Yongerega barasobanutse. Barasobanutse, umva reka mbabwire, murasobanutse, mubona umuntu bwa mbere mugahita mumukunda, buriya mwanciye iki? Yigora. Narebye ikiganiro ndeba comment zose ndazisoma, umuntu umwe niwe wantutse, sinzi icyo mpfa nawe. Hari n'uwanditse ngo reka nicecekere nanjye ngo nitwe igicucu mu kanya. Uriya rero uriya ni umunyabwenge. Yarebye comment ziri aho zose amaze gusoma, areba n'ikiganiro, yumva n'impamvu abantu biswe ibicucu. Ati reka nze nicecekere. Ngo babitsemo ubwoba. Hari uwanditsekeje ati uriya mugabo yabitsemo ubwoba kugira ngo abantu babatera negative comment. Yansanze inbox ati ariko ni byiza yabaga abantu babivugaga abantu ntibabatuke. Ni ukuvuga byaragushimishije ko mbaze utinya comment ziri negative. Ndazikunda. Ndakubwira ngo ikintera kujya mbere ni iby'abantu banjora nanjye ngasanga nibyo. Bimpa umwanya wo kubitekereza no kubikosora, hanyuma ubutaha nkakora neza kurushaho. Yego. Bitandukanye n'abandi, sibyo? Bo agomba kugutuka gusa. Uri gutuka urakomeza ugakora ibirusha ibimutera kurushaho kuba mubi kuko adateze kuhindukira, sibyo? Hari abantu babaye akahebwe nta kindi wabakoraho, cyakora mu rwego rwo guharanira ngo batakomeza kwishima hejuru yawe, ukomeza gukora ibyiza kugira ngo ikibi cyabo ukinesheje ineza yawe. Yego. Niko bimeze rero. Naranyuzwe, nta nubwo nzi impamvu mungaruye, kandi si wowe ungaruye, ntekereza ko abenshi ari bo. Nindaguhamagaye. Ni wowe. None se. Ariko ufite impamvu. Wagendeye uko wabonye ikiganiro cyakunzwe cyangwa se abantu bacyakiriye. Niyo mpamvu akenshi usanga umuntu ashobora kuvuga ngo niba abantu bakunze ibitekerezo by'uno mubyeyi, reka ubutaha tuzagira iki, tuzongere tumutumire yongera tuganirize. Niyo mpamvu. Ariko hari n'abantu babiri babisabye, narabibonye nabyo. Yego, oya ntago ari babiri gusa, ni menshi. Inbox bambwira ati uriya mupapa afite ibitekerezo byiza, gaganira neza. Mbese ati noneho yababitsemo ubwoba, biransetsa ukuntu wababitsemo ubwoba ngo mwebwe muri buze kunuka, ngo urandika comment nukura buri igicucu, ngo niwe igicucu cya mbere nuza kunuka. Kandi koko ubona na comment igututse. Yarabonetse imwe rwose irahari. Imwe muri comment se zirenga 70, urumva atari agashya? Ntabwo ariko bisanzwe ku zindi channel. Nibyo mubwira ngo abantu banjye barasobanutse. Yego, barasobanutse cyane. Ndanabashima. Ariko hari channel nagiyeho mu minsi ishize, hanyuma haza kuvamo umuntu yitwa W gusa. Nuko yitwa. Ariko twe twahisemo kwitwa amazina yacu. Abantu nabo bafite impamvu biyita ukundi. We yitwa W, yaravuze ati Rwema ndamwanga ariko uyu munsi guhera none ati ndamukunze. Nuko yavuze. Rero ndamwishimiye cyane. Mu ijuru ngo bajya bishima iyo umunyabyaha umwe yihannye kuruta 99 bari aho gusa badafite icyo bishe n'icyo bakijije. Ubwo rero nanjye W aho uri hose wumve yuko na mbere hose narabikubwiraga, n'abandi wataye benshi ko mbakunda. Ndabakunda kandi nkomeza kubakunda. Ibyo mwantuka byose ngewe nta gitutsi na kimwe kiriho gishobora kumbabaza, ahubwo ndeba ikibigutera, nkahangana n'ikibigutera kurusha ko wowe nahangana nawe. Hanyuma hari benshi bavuze ngo umukobwa cyangwa se umumisi Muheto wamusabiye ko yakurikiranwa.
ati ibi ngibi ntabwo bikwiye, ese kuki kumusaba ko yakurikiranwa kandi yaratanze, navuga ngo amakuru ntituzi niba ari we yatanze cyangwa se ari abandi, ariko icyo twumva cyo nuko we bamwe mu bakoze ibigayo n'ababyeyi cyangwa se n'Imana we harya muheto rwose narabisabye ko akurikiranwa kandi naramusabiye ikamba. waravuze uti kuba yafata amajwi biriya ni icyaha, ni icyaha, ariko sinigeze nsaba ko gikurikiranwa. Ahubwo navuze ko bamushyiriramo imiyaga kuko yakoze ubutwari abandi bose batigeze bakora. imiyaga kubera iki? Kubera ko nyine icya mbere ariya majwi mwabonye yagiye hanze, hari impamvu yafashwe. Ariko uyu munsi ntituzi ngo ni muheto cyangwa se nindo yashyize hanze. Ni muheto kwanza wayafashe, ariko byo ntibishidikanywaho, sibyo? Hanyuma niba binashidikanywaho byarafashwe n'undi muntu wa gatatu, ntabwo yarabiziranye, uwa gatatu we yarabiziranyeho na muheto, kubera ko nababwiye yuko ikiganiro cya muheto na Prince Kid kiri unilateral. Muheto wagenda yikiriza ajijisha gusa, nta ruhare rwe ruhari muri kiriya kiganiro. ntabwo yisanzuye, nta n'ikintu yatangaje ku by'umunezero yagombaga gutanga akawimana, sibyo? Iminota 16 yose ikiganiro cyamaze, ntabwo amajwi ya muheto asobanutse. Turi kumwe? Bivuze yuko rero niwe wari muri iriya deal ku mpamvu ebyiri, cyangwa se yabikoze abyibwirije, ari naho musabira irindi kamba rya gatatu, kugira ngo ashyire ukuri hanze. Kwahereye 2016 abantu basakuza, bigeze 2018 ba Dekati barahatwika harashya n'abandi ntazi basakuza bati biriya Miss Rwanda ibi ni ibiki, kugeza cya gihe cyamwise neza. Barasakuza ariko bibura icyo bitanga. Ibyo basakuza, impamvu bibura icyo bitanga nuko bisaba ibimenyetso simusiga bifatika, kuko biriya bikorwa byose bibera muri Miss Rwanda bigize icyaha. Icyaha kikaba ari igikorwa umuntu akora cyangwa yirengagiza gukora cyangwa yanga gukora. Ikintu ukora kibujijwe n'itegeko, hanyuma wamara kugikora nanone kikagira ingaruka kuri sosiyete nyarwanda. Hanyuma hari n'ikindi wanga gukora cyo gitegetswe n'itegeko, kwanga kubikora kwawe bikagira ingaruka nanone kuri sosiyete nyarwanda. Byitwa icyaha mu mategeko. Muheto rero ntabwo yirengagije, yamaze kumva nawe yagiye muri Miss Rwanda yumva ibibera kuri iyi mihanda. Twibukiranye ko akomoka mu muryango aho se ari umupolisi ukomeye. None rwe yahunda kubaza ikibazo. Nta kibazo mbaze. Se n'umupolisi, sibyo? Yego. Hanyuma akazi se akora abana barakabona buri munsi. Iyo abyutse yikambara uniform akagira guta akajya ku kazi, babona ko agiye ku kazi. Hari nako akorera mu rugo bareba, nabo bagahinduka abapolisi batabizi. Aho niho nshobora kuvuga nti muheto we wenyine yihaye initiative yo gutata uriya musore, agendeye cyane ko byamaze gusakuza ko yamusabye kumusanga mu cyumba bari Gisenyi na Miss Rwanda itaragira icyerekezo gifatika, sibyo? Bari Gisenyi, amusabye ngo kujya kurarana nawe mu cyumba cye, undi aranga yanze, ndetse ahita bishyira hanze. Byasakuje mbere, sibyo? Bisakuje mbere rero mu rwego rwo kukavaringa ibyo bintu ngo bitajya hanze, bamutsindagira ikamba ku ngufu wenda ataranakwiriye. Wabona atararikwiye? Njyewe ntabwo ndi umujaje. Oya, amaso yawe ushobora kuba wareba ukavuga uti amaso yanjye ndafanaguje. Amaso yanjye afana benshi hariya, sibyo? Afana benshi hariya, ariko ku kintu kijyanye n'ubwenge cyo muheto yarabubarushije bose.
sibyo niwe watinyutse kwemera gushyira ahagaragara ibi bintu byari byarabaye agatereranzamba muri Miss Rwanda. Kandi nawe nkwiyame ntuzongere kuvuga ngo Miss Rwanda. Igihugu cyacu cyitwa Rwanda, ni u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda, sibyo? Mugerageze twitoze no kwigisha abana bacu na barumuna bacu kugira ngo tuzabasigire igihugu cyitwa u Rwanda, tutazabasigira ikintu kitagira izina cyangwa kivugitse ngo Rwanda n'ibindi, ngo ujya kumva ngo Transparency Rwanda, Miss Rwanda n'ibindi nk'ibyo gutyo, sibyo? Igihugu cyacu cyitwa u Rwanda. Wajya mu ndimi z'icyongereza ujye wibuka ushyireho Rwanda, wajya mu gifaransa aho ugiye hose mwibuke iki gihugu ni icyacu, mugihesha agaciro kuko nacyo kibaha agaciro, sibyo? Mureke dufatanye dushyiremo imbaraga tubigarure bikigarurika. Nibimara kugorama burundu ntabwo tuzaba tukibishoboye kubigarura. Rero wari ugiye kumbaza ikibazo, ngaho kimbaze niba ukikibuka. None ndakibuka kuko n'igihe giteguye. None ndibaza wavuze ngo nimba kuko yaramutataga, ndetse bimpaye ikibazo cy'uko hari abatekereje ngo umuheta ashobora kuba yaragiye muri Miss Rwanda nta gahunda afite, ahubwo ari nka diru yaragiyemo. Abo bantu bemeranya nabo? Nemeranya nabo, hanyuma ariko nari maze kuvuga yuko bishoboka ko na Muheto yihaye iyo initiative, sibyo? Kugira ngo arebe koko ko ibyo bintu ari byo, hanyuma yarangiza agakora ikosa, sibyo? Agafata abyibwirije amajwi. Mu mategeko ntabwo byemewe. Ikimenyetso cyose cy'amajwi n'amashusho cyafashwe atari ku itegeko ry'urwego rubifitiye ububasha nta gaciro bigira, keretse gusa bishimangiwe n'ibindi bimenyetso, sibyo? Buriya rero ni uburyo bwafashije ubugenzacyaha n'izindi bizafasha ubugenzacyaha, ariko ntabwo ari kiriya kimenyetso bagenderaho cyonyine yabyigarama mu rukiko hariya, urumva? Ariko ni intangiriro y'ikimenyetso gifatika kitwereka ya nduru yavugaga guhera 2016 kugeza ejo bundi. Ubanze ejo bundi bitarasakuje cyane muri 21, ntabwo byasakuje cyane nka 20 yabamwise neza, sibyo? Hakakurikiraho rero kuba noneho bashobora kuba baramutumye, sibyo? Bashobora kuba baramutumye. Abamutuma ni abantu batandukanye. Hari abakobwa n'ababyeyi ubwabo badashimishwa n'ibibera muri kiriya kigo, sibyo? Cya RIB, Rwanda Inspiration Backup. Hanyuma umwana agataha akaba open akabwira mama ati mama uzi ibintu bankoreye hariya, sibyo? Agataha akabivuga. Umubyeyi nawe akabiceceka kugira ngo bitajya ku karubanda. Ni nayo mpamvu abana benshi bacecetse, banga kubivuga, bagaceceka, bakemera bakabana n'ibyo bikomere, bakemera bakabana n'ibyo bintu. Nkunda kubabwira yuko gereza ikaze cyane atari mageragere, atari muri kasho za polisi n'ahandi. Gereza ikaze cyane ni mu mutwe wa buri mubyeyi wagizweho ingaruka n'ibikomere bikomoka ku busambanyi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe, we nta ruhare yabigizemo. Bityo nabariya abana nuko abana bagiye hariya, ikibirukansa bwa mbere ni ririya kamba riherekejwe, ariko zitari ikamba ryonyine. Bavuze ngo ni ikamba gusa, nta numwe wajyayo cyangwa hajyayo bakeya gusa kugira ngo babone platform wenda yo kugaragariraho, ariko ntabwo ari benshi bajyayo, sibyo? Hari n'ibibiherekeza, sibyo? Ari byo abavuga rero ko Muheto yibwirije atari uwamubwirije gufata ariya majwi, nuko yari yakangishijwe ko hari ikintu kitazaba
nadatanga happiness. Icyo kintu kitazaba kikaba kiri no kugaragarira amaso igihe cyose uriya mwana kid ataravuga. Icyo ni igiki? Muheto niwe mu minsi mu babayeho bose utarahawe imodoka, kandi mu byo agomba guhabwa irimo, kandi abandi bayihererwa aho igikorwa cyabereye, sibyo? We kugeza ubu ntabwo ari we ubwe ntaratangaza impamvu atahawe imodoka cyangwa impamvu atayirekaramo. Urumva? Akaba ari muri uru rwego we yakomezaga gutinyishwa ko nadatanga happiness atazabona iyo modoka, atazanagera kure, kuko no mu majwi barabimubwiye bati njyewe ntabwo ibyo kugushimisha, kuguha happiness ntabwo bigarukira ku ikamba nguhesha, ahubwo turiya ni utuntu dutoya, hari ibindi bikurikira. Ibyo bindi bikurikira rero nibyo bintera umujinya. Gufata abantu ukabacuruza, umaze kubakoreraho iryo shimisha mubiri rishingiye ku gitsina, ukoze icyaha, nabo urakibakoresheje kuko bemeye, nabo babyemeye, kandi ni naho nkubwirira yuko ari uriya wafashwe n'abo yasambanyije bo bakabyemera. Hari n'ababimuhatira ahubwo ngo babimuhe. Ntekereza ko atari kuriya yatangiye. Hari abamuraruye, kandi 70% y'abamuraruye bakongera irari rye. Irari ubusanzwe rifite hakaba baryatira rikaza rikagusohokamo, barimo bari abakobwa, sibyo? Itegeko rero ribahana kimwe. Iryo tegeko ryasohotse ku itariki 13 z'ukwa munani 2018, ryerekeye kurwanya ruswa, sibyo? Hari n'irindi kandi rirwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Mu byaha rero azaregwa hazakoreshwa amategeko atarenga 3. Hari itegeko risanzwe rihana ibyaha n'ibihano muri riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, hari iryo tegeko maze kukubwira ryo kurwanya ruswa, n'iryo tegeko ryo ihohoterwa rishingiye ku bitsina. Hari n'ibindi biziyongeraho, kuko iyo arangije kubakorera ubwo bugome, sibyo? Ni ubugome, niko byitwa mu mategeko. Ibyaha byose bihanishwa igihano kirenze imyaka 5 ni ibyaha by'ubugome, kuzamura kugera kuri burundu, sibyo? Hanyuma rero iyo arangije kubakorera ibyo bintu, yarangiza akabatangamo pasi hehe mu mahanga, akabagurisha amafaranga menshi. Burya ngo bishyurana mbere, ngo bishyura mbere. Hanyuma rero agatuma gereza yaguka mu mutwe w'uriya mwana w'umukobwa. Ya gereza nakubwiye ikomeye kurusha izindi, aho uba ufungiranye mu mutwe wawe bamwe bitwa inyana z'imbwa nk'uko Jori yavuze, n'abandi batafite amazina baba baranyuze imbere yawe bagaca mu maguru yawe hagati aho, utabishaka byakozwe n'uwagutanzemo pasi, sibyo? Nawe ubwe mwabikoze atari ubushake bwawe, wirukankira uduhenda abana yakubwiye, sibyo? Wirukankira uduhenda abana yakubwiye, kuko abakobwa benshi bajya muri yarushanwa ni amahirwe baba bashaka yo kugera ku nzozi zabo. Uba ufata umwana w'imyaka 18, 19 ukamuha imodoka ya miliyoni 20, kwanza it is so big, ntabwo ashobora kumanaginga icyo kintu. Kereka yarabyitoje akiri muto, akamenya agaciro k'amafaranga 100, 500, 1000, 5 kugera kuri 20, bikazagera ku 100, akazagera kuri miliyoni, zikazarinda ziba 20. Ntabwo uterura miliyoni 20 ngo akira mwana wanjye ahangaha nona, ntabwo bivamo, ni ukwica abana. Ariyo mpamvu nsaba inzego zibishinzwe ngo zibe zishyizeho
zibe zihagaritse iri rushanwa rya Miss Rwanda mu gihe gito byibura kingana nk'imyaka 5, cyangwa se bapresiye barebe ikwiriye iyo ariyo mu mboni zanjye niyo mbona, kugira ngo impande zose ari aba bana b'abakobwa babone umwanya wo kwitekerezaho no gutekerezwaho no kugirwa inama n'abantu batandukanye, no guhabwa abaterapisite bo kubavura ibikomere n'ihungabana riri kubera mu bwonko bwabo hariya bicaye hariya mu cyumba. Araza imbere ya kamera ukamubona ni mwiza koko kubera ibirungo yishyizeho n'iriya nseko, ariko mu maso he wamureba ukabona huzuyemo agahinda katurutse herero ko ahaguruka iwabo wabonaga atandukanye n'uwa nyuma ya bootcamp. Sibyo? Nese muri bootcamp bigishamo ibintu bihungabanya abana ariko bizima, ntabwo ari byo. Sibyo? Yego. Abana bakeneye encadrement ihagije igihe kinini, hanyuma n'ababyiruka bari inyuma yaho bakaba batekereza barimo kudigera ibi bintu bibera hariya, kandi noneho nk'uko byasabwe n'umukuru w'igihugu. Ubundi sinzi n'impamvu abagomba kubisaba, ntabwo ikigo nk'ahariya kijya hariya ngo kibeho nta muntu ureba ibiberayo, cyane cyane n'iriya nduru iba yavuze. Noneho yavuga, ntekereza yuko impamvu nta gikorwa ni ukubera ikibazo cy'amategeko dufite kuri kiriya cyaha. Biriya byaha ni ibintu bisaba ibimenyetso, kuko ukize ngo urakeka umuntu cyangwa urabimushinja ukamutunga agatoki, yabikoresha kugira ngo nawe akwihimureho kuko wabuze ibimenyetso. Mu rubanza cyane cyane imanza mbonezamubano n'iz'ubucuruzi, ubutegetsi n'umurimo, sibyo? Ingingo ya 12 gutyo cyangwa 13 iravuga ngo urega niwe utanga ibimenyetso, yabibura agatsindwa. Uri kumva? Wowe urandega icyaha cya ruswa, zana ibimenyetso. Urabibuze uratsindwa. Iyo utsinzwe hakurikiraho ingaruka zo kwishyura ibyo wahungabanije. Niyo mpamvu kiriya cyaha nubwo gikomeye, nubwo nako ari cy'ubugome, gisaba mu rukiko kwitwaza ibimenyetso biremereye, ari nabyo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ubu ngubu barimo begeranye, kugira ngo byunganire ibyavuzwe muri iriya audio n'izindi turi kugenda twumva. Ntiwibuka ko nakubwiye ngo mu minsi mike biraba byasakaye? Nari mbizi ko biri bube byageze, byafashe intera nini cyane, aho n'urugo rw'umukuru w'igihugu habanje Madame Jeannette Kagame abanza guhura nabo n'abaminisitiri. Hano nabonye Mimosa n'abandi bagore bafite ijambo muri iki gihugu bahuye na bariya abana barabaganiriza. Sibyo? Yego. Hari uzi ibyo baganiriye? Ntawe. Hanyuma na perezida bukeye bwaho nawe agira ate mu nama y'umuryango abikomozaho ababaye cyane. Sibyo? Cya bindi rero abantu bibwira ngo ngewe mba naje hano gutwika, barebe intera bifashe. Ntabwo mba ntwika, mba mvuga ibintu byo gukebura abantu no kubakosora no kubagorora ngo babiyoboke, bave mu nzira y'ubuyobe, barebe iyo bakwiriye kunyuramo, kuko iyo barimo iri kubajyana haga. Buriya Kid n'izina yubatse ngo Prince Kid araryangije. Amaze kuryangiza, ntiyaryangiza gusa, araryishe, aranarihambye. Nta kuzuka kwaryo ukundi. Ariko uyu munsi nagara hamwe n'icyaha, ashobora no kuzuka, ntawamenya. Nuko bambwiye kuri Ndimbati. Nuko bambwiye kuri Ndimbati. Buriya rero abanyamakuru ndabakunda cyane. Ubu nawe uraje uti gicucu Kid. Gicucu Kid. Nta muntu, urumva, nta muntu ukirana ikiganiro kirenze umunota 1, 2, 3 yivugana kandi azi neza ko ari kumwe n'undi muntu. Wowe warinze ugeze Gicucu Kid. Warinze ugira iminota 16 yose wivugisha
witereta wisubiza urumva ukagera aho uvuga n'amagambo akugushamo ngo bakwimye happiness. Abantu ushinzwe kureberera ngo niki cyakubabaje? Nababajwe n'ukuntu wanyimye happiness kandi nge narakoze ibyo nshobora byose nkayiguha nkakurwanirira. Ntubirebe, ntubyiteho. Mu kazi wowe n'uyu musore n'uriya sibyo n'undi mukobwa mbonye acaha muri ku rwego rumwe, muri mu kazi sibyo, mwemerewe guteretana sibyo, igihe impande zombi mwiyumvanamo. Ariko igihe aje akagukoraho gutyo uti ngewe mvaho, akabikora kabiri, akoze icyaha. Hari n'abo njya mbona muri taxi yicaranye ku ntebe yatwegeranye arengeje akaboko afashe mu rutugu rw'umukobwa cyangwa umugore w'abandi. N'abagore bakabikora batyo ku basore n'abagabo b'abandi. Mukoze icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Urumva? Hanyuma ngewe ndi bosi wanyu rero nkaza kubatereta, ntibibaho. Niho ndi gusubiriza abantu bari kuri Twitter bose yaraterese bisanzwe. No. Nta utereta bisanzwe umukozi afiteho ububasha. Nta utereta bisanzwe umukozi afiteho iki? Ububasha. Conflit d'intérêt, intérêt personnel n'intérêt z'akazi birarwana, birahagonganira, bityo bihinduka icyaha. Sibyo? Yego. Gicucu kid ukimara kubona Muheto ko ari mwiza nk'uko babikubwiye pe, wagombaga guhita umusezerera ntagere muri boot camp. Hanyuma ndetse ukabimubwira ko ari gusigara beza benshi, nabwo yari kubasezerera bose akabamara. Oya wenda undi nyine abari kuvuga ko yaterese, abari kuvuga ko yaterese. Ntabwo umuntu atereta umuntu kuko ari mwiza gusa. Iyo ari ugutereta bisanzwe nuko aba yakuruye amarangamutima yawe by'urukundo, kuko abyivugisha ngo ndagukunda Muheto. Ati nta wundi rwose birambaho. Ati nta wundi birambaho. Ntabwo ari byo kuko nta kuri kurimo, kuko yivugiye mu majwi abantu barenze 3 sibyo, yivugira we ubwe. Ariko akamwemeza ko ari ibinyoma. Ntabwo waba waryamanye na Jori ngo uhindukire ujye kuri Lilian, uhindukire ujye kuri, avuga abantu gutyo batandukanye. Undi nawe ati undi nawe akikiriza kumbi araka telefone gahisha ahantu, cyangwa kandi kuma gafata amajwi sinza ko bakoresheje sibyo. Yagombaga kuhita mwirukanira icyo ngicyo gusa kubera ko ari kumukurura. Hari n'ibindi ntekereje kubavuga ko yatumwe. Abavuga ko yatumwe niba ari byo koko, intego ye akaba yari kumujyana muri Miss, kujya muri Miss Rwanda yatumwe ngo ajye kuneka ibiberayo. Kwanza ngewe ntabwo ndi umujaji, ariko nahita murekura. Uriko nyumva? Namurekura ko niba yaje kuri misiyo byatangiye amuseduiza kugeza atakayemo, sibyo? Ndagira ngo mbahe inama itarakana gatoya abankurikiye, cyane cyane urubyiruko rwombi, abasore n'inkumi sibyo. Umusore n'inkumi Bibiliya iravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwa mbere igice cya 4 ku murongo wa 12 ngo musore ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera. Bigakomeza gutyo sibyo, bakabihorera. Ariko kid sha reka nkubwire wowe byarangiye. Iryo jambo ko rikomeye. Ati byararangiye. Mvuga ibintu mu mazina yabyo. Nta rindi ryo gukoresha ndi kubona. None rwe hari umusore twaganiriye kararambwira ati biranashoboka ko ariya majwi hashobora kuboneka n'undi muntu utari kid wenda wiyitaga we.
ibyo numva bifite agaciro ati wenda icyambere kid nyine nubwo ari umwana ntabwo ari umwana ni kid w'umwana mu nyuguti ariko afite imyaka 36 ari mu maboko y'iyindi RIB ataranajyayo afite abavoka sibyo mu bisobanuro bye yatanze kuri RIB ntabwo nabisoma yarabikoze ntabwo nabisoma mpereye hejuru ngo ngeze hasi ku musozo ntarabonamo ikimuhamya icyaha ntagiye n'ahandi nkasoma ibye gusa ibye abazwa aya majwi ni ayandi akayahakana sigivuze se ko ari undi muntu akayahakana ariko none wowe bite bimeze gute bisobanura byatangiye gute kuki muri 2018 havuzwe ibingibi hanyuma muheto yabaye minsi gute byatangiye bavuga ngo muheto uri mwiza ibintu nk'ibyo hanyuma umwe mu batsindiye ikamba reka nkwereke n'ibindi bimufata ni byinshi uzi ko iyo abamaze no gutsindira amakamba abafataho ingwate ngo batazamuvamo habuze abandi bakozi bakora muri inspiration backup kuki hakoramo ba Meghan bamaze gutwara ikamba kuki hakoramo ba Jori we kuva ya 2018 na 6 haracyari muri kiriya kigo tukiraho uvuze Jori unyibutsa akantu ari byo n'abantu bagiye bahuza ati Jori yigeze gutanga ikiganiro aravuga ngo Prince Kid Miss yayigize akarimaki tiyadateye kabiri Jori asubizwamo ati si wa muntu yasebeje byatewe n'iki kwongeye kumusubizamo tuve no kuri Jori wenyine Patikope ntabwo ubyibuka muri 2018 ntabwo yavuze ngo agiye kubishyira hanze byose sibyo kandi agasezera yarabaza ati gisinye muri Miss Rwanda gusa vuba haraza gushya nuko yavuze nyine hanyuma se hari umunsi waciyemo cyangwa ibiri ariko Patikope nubwo nagiye mbona hari benshi bakomeza bavuga ngo wabona nawe ari mu bagambanyi of course wowe uhakanye ibintu uti ibi bintu mbivuyemo kandi ngiye kubishyira hanze oya ntabwo avuze ngiye kubishyira hanze yaravuze ngo vuba haraza gushya nicyo bisobanura mu yandi magambo wowe wakurikiye inyuguti gusa wisubira nawe ibihano wakurikiye inyuguti gusa nge ndi kureba hirya y'inyuguti harimo iki hanyuma ngewe ndi kuri iyi mihanda ntegereje ko hashya ntihahiye ndangije nkubona wasubiye kwifatanya kandi na ba bantu wamaganaga none uri muri ba bantu batangiye gutekereza ko Patikope abiri inyuma cyane rwose afite ukuri nawe agomba gushyira ahagaragara bigaragara ko nawe hari andi makuru ubwo yarasanzwe azi agomba kuyazana kandi nayazana tukumva atari ukuri nawe urabyumva ibikurikirana byaba byiza bibaye ukuri kurusha ko yagira icyo akinga hari n'abandi bavuze ngo Miss Jori nawe azakurikiranwa ati igihe cyose amaze kandi nawe abizi ko agomba gukurikiranwa ntuzi ko muri nagabizi oya arabizi neza cyane kuko nakurikiranye ikiganiro bagiranye kuri Space on Twitter narabikurikiye cyane bamubajije ikibazo ati ngewe ntacyo ndi butangaze kubera ahantu mpuriye n'iki gikorwa donc impamvu yabivugaga uretse nta kintu ndi butangaze kubera ahantu mpuriye n'iki gikorwa kandi nanjye ndi umwe mu bashobora gukurikirana cyangwa se bakanatanga ubuhamya cyangwa bagatanga ubuhamya none se urashaka hirya y'ibyo kuki se nge ntarimo ngewe kuki ntarimo we ari kubyivugira ati ngewe nshobora kuba mu bazakurikiranwa cyangwa ngatanga ubuhamya rero nta buhamya bundi dushaka turabishaka byombi sibyo turabishaka byombi gukurikiranwa kubera ikijori dore impamvu ugomba gukurikiranwa ku bushake cyangwa utabishaka nuko kuva 2016 kongeraho imyaka 6 bihinduka 2022 ari wo mwaka turimo icyo kigo wari ukirimo kumenya ibikibera mukicecekera ubwabyo bigize icyaha sibyo kutamenya ibigikorerwamo nabwo
ubwabyo bigize icyaha. bya bintu bibuze kugorana. Wowe tuba mu rugo, njyewe n'umugabo n'umugore tuba mu rugo n'abana bacu, hanyuma hari ibintu bihakorerwa bigakorwa hanyuma nkataha umugore akambwira ngo ntabwo abizi. Bishobora kuba ari ukuri koko ntabyo uzi, ariko harimo uburangare, bigize icyaha. Kwirengagiza no guteshuka ngo utabona ibikorwa cyangwa ukabibona ugafunga amaso ngo ntiteranya cyangwa ntikura ku mugati, urumva bigize icyaha. Dore ko no muri video arimo, audio arimo, ngo shango nguze ukuntu ejo bundi ngo Jori yanyandikiye yaravuze ngo njyewe ngo kid ngo sinibona icyo nari kuba cyo iyo ntaza guhura nawe. Uyu munsi kid ashobora kuba n'urugero yarabivuze amubeshyera. We never know. Yes. Nanone duhera aho ngaho yabivuze amubeshyera kugira ngo aterete. Oya ni nk'urugero ntabwo ndi kubihana. Ndi kubyanariza byose. Yabivuze amubeshyera kugira ngo ashobore kwemeza undi mwana witwa Muheto uri kwimana ku neza no ku nabi happiness. Sibyo? Icya kabiri bishobora ko ari byo, kuko yavuze ati ni message, niba yimubaza batiri iyo message kugira ngo twizere ko ibyo uvuga ari ukuri, azahita yerekana. Kandi ashobora no kwanga kuyerekana ku neza bakayibonera ku nabi. Kubera iki? None se telefone ya kid n'indi uyifite ubu ngubu, wowe utekereza ko iri hehe? Byaje gukomera. Utekereza ko telefone ya kid ubu nonaha iri hehe? Iri muri RIB. Message zose zizasuzumwa niba irimo se nabo bavuganye bose. Byose birimo, WhatsApp byose, ibimenyetso bishinja n'ibishinjura biri kwitabwaho, kubera ko bose n'abana. Dukomeze karagaciye. Aka kantu gaciyemo karansekeje, ntabwo ariko nkababwira mwebwe mukurikiranye GASARO TV. Reka rero twikomereze, sibyo? Twikomereze. Yego. Iki kibazo kisaba ubutwari bukomeye. Mu rundi ruhande, niba Muheto, sibyo? Iki kibazo gisaba ubutwari bukomeye, ni ibyo gushimwa. Ku rundi ruhande, niba Muheto ari we wibwirije gushyira ibi bintu ahagaragara abishakiye n'ibimenyetso, nta wamutumye. Yaba abaye umukobwa wa kabiri nshimira hirya y'uwanjye bwite, sibyo? None hari abandi ba miss bagiye bandika ama message bati noneho turi ready yo kuba twashyira ukuri kwibibera muri miss. Ndetse benshi baza kubyibaza hati ubundi hari harabuze iki kugira ngo uko kuri gushyirwe hanze uyu munsi Muheto akaba abakanguye. Icyambere hari iterabwoba n'ibikangisho by'umuntu ufite amafaranga ye, sibyo? Nta nubwo ari uriya gusa, uriya ni ugaragara, behind hari abandi bantu. Ntabwo wakora ubucuruzi bw'abana b'abakobwa bafite ba se na ba nyina nabo baceceka ngo imyaka irinde yuzura 7-6 ibintu bitarajya ahagaragara. Uri kunyumvira? Sibyo? Hari abandi babyihisha inyuma bafite iterabwoba rikomeye n'ibindi bikangisho, wowe wibeshye ubumbura akanwa. Ariko nubundi nabo byanga byakunda bazakurikirana. Uretse gato, sibyo? Wowe wibeshye ubumbura akanwa urebe ibikubaho. Hari abantu batinyisha, niyo mpamvu cyitwa icyaha cya ruswa nyine, ukemera kuyitanga atari ubushake, ahubwo ari ukubera iterabwoba ryagufasha. Cyo ni icyambere. Icya kabiri, muri iyi mikino yo kuri iyi mihanda aba bana bakina, sibyo? Harimo n'ubushake bwabo nabo kandi bwo gushaka kugera
ku bukire n'ibindi bintu imitima yabo irarikiye banyuze mu nzira y'ubusamo, sibyo? Ubwo rero byose ni igiteranyo cya byose hamwe kigomba kwitabwaho. ari nayo mpamvu nsaba ngo bafate ya myaka byibura 5 cyangwa muri appreciation yabo. Iyo ni appreciation ya Rwema Solutions, cyo kubitekerezaho no gufata ibyemezo hatabayeho kwibeshya, hatabayeho kunyerera no guteshuka. Ikizavamo muri ibyo biganiro n'ibitekerezo by'imyaka 5 bizamenyekana ikigo gikwiriye gukomeza aka kazi, ikizakireberera, ikizagikebura n'ubujyanama bundi butandukanye kugira ngo uyu muhango wa ngarukamwaka wabaga wo gutoranya nyampinga w'u Rwanda ukomeze cyangwa utagumaho, sibyo? Kubera ko iri nibara badukojeje mu rwego rw'isi. Wigeze ureba France 24 na TV5 ibintu meze gutyo, nabibonye bicikana gutyo, byabaye ikibazo mpuzamahanga. Ngiye nk'umuntu ugenda Dubai, sibyo? Narebye, urumva amazina menshi y'amanyarwanda, sibyo? Y'amanyarwandakazi aba yuzuye ku dukarita tunyanyagiye hirya no hino mu mijyi irimo amahoteli hariya Dubai. Urabona agakarita ka ATM binjiza mu cyuma kikazana amafaranga, n'akandi nuko kaba kameze ariko kanditseho nimero za telefone n'ifoto y'umuntu ngo umpamagare ku mugoroba. Banyanyagiza mu muhanda ukaba wagira ngo nuwayitaye ku bushake, ariko buri metero ugasanga hariho n'iyundi, urumva? Kumbi nizi nyana z'imbwa zibacuruza zarangiza zirangije nako kwishimisha, ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, biteganyijwe na rya tegeko nakubwiye rihana icyaha cya ruswa. Barangiza bakanaboherezayo bakanabishyura, uriya gataha ari igisenzegeri, tumutezemo umubyeyi uzarerera u Rwanda. Urumva akababaro biba biduteye twebwe b'abasaza? Ntabwo tuzi uko tuzasigura u Rwanda, dore ko n'igitsina gore ari mwebwe benshi. Iri barura rigiye kuba umwaka utaha rizatwereka niba mutari 70%. None se ubwo twaba turi gukora ibiki tudakubise ahababaza ufatiwe mu cyaha nk'iki ngiki? Ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma hari ikindi kibazo ndibuze kwibaza. Twakomoje kuba Miss, ariko uyu munsi nimba abo ngabo koko babagurishagaho bari hanze y'igihugu, noneho bizagenda bite? Uti niba bari hanze y'u Rwanda batari hano mu Rwanda, bakaba baraboherezaga genda ubonane n'uyu mukire, akaba yakishyurwa wenda situzi niba harayo yavuganaga na Miss ati ndaguha aya naya. Iyo leta ifatiye mu maguru mashya ibintu nk'ibi igahana kanaka wari ku ruhembe rw'umuheto mu gukora izo kata, abandi babikoraga bacika intege cyangwa bakagira ubwoba bwo kongera kubikora. Icya kabiri, iyo ndi hano kuri kamera mvuga ibi byose bikunyura imbere wowe wabikoraga cyangwa wari ufite akayihayo ko kubikora, ugakebuka ugahindukira ukabireka. Hanyuma wumvise undi ko bamuteye imyaka 7 kandi wenda mwari mufatanyije cyangwa mutafatanyije yabikora gukwe nawe ukora ukwawe, uhindura ingamba. Ingamba ziba zigamijwe cyane cyane n'ukubireka. Erega buri muntu wese agira umutima nama, kandi umutima nama uguhatira buri gihe gukora ibyiza, nubwo hari satani uri hari uguhatira cyane gukora ibibi, sibyo? Buri muntu wese afite imbaraga bimujema kumva ibi ngibi ndi kuvuga, afite imbaraga zamufasha gusezerera ikibi, agahitamo gukora ibyiza, kuko nibyo birimo inyungu kurusha gukora ibibi, maze umunsi wa 40 wagera ukisanga
hariya mageragere aho ukwiriye kubura. Hanyuma hari akantu ntatinda kuvuga nkunda kubwira abantu, ntabwo mageragere iyo ugize Imana bakahaguha, n'abantu benshi cyane batazigera babona ayo mahirwe yo kujya mageragere. Iyo uri umunyabyaha ukagira Imana bakaguha mageragere, ugize Imana yo kwikiranura n'abantu bose, icyo ni icya mbere. Ugize n'amahirwe yo kwikiranura n'Imana kugira ngo ugaruke mu murongo muzima, kandi ikubabarire bya bindi byose bari kugutemeraho itaka bose bakurundaho. Imana yirabibabarira byose pe, iyo uyigarukiye nta buryarya. Dore ko ari nayo initiateur, niyo yinisiya iki gikorwa cyo kugira ngo utabwe muri yombi, kuko si wowe ubikora neza cyane ku rwego rubi kurusha bariya bandi basigaye nabo mukora kimwe. Abantu Imana ikunda, niko mu byahishuwe havugwa igice cya gatatu umurongo wa 19 cyangwa se wa 20. Abo nkunda ndabacyaha nk'abahana ibihano. Abikunda ibugize amahirwe Imana iragukunze igucishije wakanyafu, none gicucu nawe nturi kubibona, ahubwo ugiye guhenebera kurusha. Ntabwo ari abantu benshi, mbisubiremo, ibintu bya Rwema Solutions kugira ngo wumve icyo bisobanura bigusaba gutega amatwi 7 kandi ufite 2. None uraha Kid amahirwe agana gute kuba yasohoka? Ayo gusohoka ni 0%. Sure. Uyu munsi hari abari gutekereza bati ashobora kuzaba nk'umwere. Ejo bundi nahoze ndeba stati y'umu Miss witwa Miss Gaju Evelyn. Yarari nawe muri Miss, ntago niwe ku mwaka ni 2019 cyo 2018, ariko yaranditse ati Prince Kid is innocent. Benshi nyine bahita baza se niba ari umuntu uri muri Miss akaba avuga ko Prince Kid yaranditse ngo ararengana, Prince Kid ararengana. Akaba n'umunsi avuga ngo ararengana, ese ntihazaza nyuma ubundi bucukumbuzi kagaragara ko uwo muntu ashobora kuba arengana? Ashobora duhereye si biri kuvugwa kuri social media hano hanze se, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter n'ibindi byose. Tugiye guteranya amajwi na n'uyu munsi y'abari kuvuga ko Ndimbati yarenganye bagatuka Firidausi ahubwo arenganura Ndimbati niyo majwi menshi, sibyo? Ariko iryanjye ntabwo ririmo. Reba aho iryanjye rihengamiye, turi kumwe? Reba aho ijwi ryanjye rihengamiye, ubanze ukurikiraho urebe uko bizagenda. Yego. Ni cyo kintu cyamukiza uno munsi ushobora kuvuga ngo byibuze cyamuha amahirwe yo kuba yasohoka. Ikintu cyamuha amahirwe yo kuba yasohoka ntabwo ari nonaha, sibyo? Ntabwo ari nonaha, ni mu rubanza rwe mu mizi. Amaze gutesha agaciro ibimenyetso byose biri kwegeranwa. Urabona ntabwo nahita nanjye niprononsa kuri icyo kintu kuko ibimenyetso ntabyo ndi kubona, sibyo? Ntegereje gusa tuzagaruka hano ubushinjacyaha bwageze mu rukiko buri kumusabira gufungwa. Yego. Sibyo? Kuko ndabizi ni umwana cyane, Kid ndabizi ni umwana cyane ku buryo atakwemera biriya byaha. Urakunyumva? Hagomba kubona umuntu ubihemberwa ari we mushinjacyaha nawe w'umuhanga wo kubimushinja, sibyo? Wo kubimushinja yarangiza agakonvenka n'urukiko rukaba konvenka muri motivation y'icyemezo cyarwo, rukatesha agaciro ibyo Kid w'umwana noneho azaba yapresence n'abavoka be. N'ubwa mbere rero hagiye kubaho urubanza rukomeye cyane mu rukiko. Ahubwo muzajya muhagarara he, sibyo? Muzajya muhagarara he ko kariya gasare mbona ari gatoya, ngewe ko ntazaba mpari. Bande bamwebwe mwagiye nyine gutwika no kumva ibivuga. Bishobora no kubera mu muhezo. Ntabwo bishoboka. Uyu munsi rwakwizera Evariste rwabereye mu muhezo. Ni ukubera ko yari abana, bari abana, urubanza rw'abana rubera mu muhezo.
ntabwo n'iminwa kuri ibi bintu byose ndabizi. none ari ikintu turi bwibaze dusa n'abagana ku musozo rwe abenshi bakomeje kugira impungenge nese koko wa mugani bari yasabana kuko impamvu yego nanone si bakuru ariko iyo mu mategeko y'u Rwanda ugize imyaka 18 ufite imyaka y'ubukure ati nabo bakoze icyaha kuki batabashije kuba bahakana bakavuga bati ntago bishoboka inyungu bagombaga gukuramo zuri kuzishyira ku ruhande bikwiye byari bikwiye ibikwiye bihe donc kuba umwana yavuga ngo ndebyize inyungu umuyobozi wanyatsabye kuryamana nawe cyose ruswa y'igitsina reka mbikore yego cyane ko nyuma yaho ngo ari nabo bajyaga bemerera ngo uzabiki ariko bikarangira atashya amaramasa. Icyo nicyo nababwiye kibabaza cyane uri no mu nguni y'icyumba cyawe wazimije n'amatara kizakomeza kukurya nta n'umuntu uhari wowe ukaza ukisiga make up gusa ukambara n'imyenda myiza n'urukweto rwiza ngo tujijishe ariko iyo turebye mu maso yawe turabibona sibyo niyo mpamvu bakubuza nyine gutanga ruswa cyane cyane ko uri kugura ibintu ufiteho uburenganzira. Iyo wagiye muri boot camp ririya kamba byanze bikunze haramutse habayeho transparency ryakugwaho kuki ugomba kujya kubigura. Impamvu ugomba kujya kubigura ni uko ubizi neza nyine ko atari irya mwese none ugashaka gukora ibi ryawe uryibye kanaka. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo byoroshye kuri iki cyaha guhana kidi wariye ututwana n'utwigemuye rikareba ku ruhande iryo tegeko sibyo. Hazabaho imbaraga za politike muri iki kibazo kugira ngo byibuze zikebure kandi zihane zidahutaje kuko bariya nubwo uri kuvuga ngo barakuze bafite 18 ariko ntabwo bafite 48 nk'iya Rwema sibyo ku kigero cyabo stili baracyari abana. Wenge nagende ku bitekerezo by'abantu ko 18 n'ubundi ntabwo buri mukuru ntabwo buri mukuru wafata icyemezo nk'icyo nge nafata. Nge nagendeye ku ma comment ngomeza mbona ngo ese ubundi ko bafite imyaka y'ubukure ati noneho mukamuvuga ko ndimbati mwamufunze kuko afite 17 ati none uyu munsi kidwe afunzwe kwa 18. Kidi ntabwo ashinjwa ibyaha bimwe n'ibyandimbati yego sibyo byose biri mu gatebo kamwe muri kategori imwe y'ibyaha by'ubugome ariko ntibihanwa kimwe. Icya kidi maximum y'imyaka ni 10 ndimbati ni 25 biratandukanye sibyo. Bari abana rero ibihano bya kidi nabo bibajyaho ariko umujije akareba imyaka 38 cyangwa 6 ya kidi na 20 cyangwa 18 yuriya mwana sibyo. Umujije umucamanza iyo aca urubanza areba sibyo areba n'icyo umutima nama we urumva areba n'icyo umutima nama we umubwira urumva umutima nama we uramubwira hanyuma ibyo mwagaragaje mu rukiko mwe baburanye sibyo ibyo mwagaragaje mu iburanisha mu rukiko mwebwe nabyo birebaho sibyo akongera akanareba uko byagenze nuko amategeko agira ate abiteganya. Turi kumwe nuko byose rero agatera metero agaca imirongo uburambararo n'iki byose agafata icyemezo. Aka kantu mukanya wakavugagaho none kanze kaba nimwavuze se ko ngewe ntazi kureba ndareba byakubaho never ntabwo bishoboka. Hari indangagaciro na kirazira muri Rwema solutions zitahaba birahari ntabwo bino bihaba. Reka dusoze ndetse navuga ngo Rwema uyu munsi nawe nk'uko yavuze ku byandimbati ati nkizeho agakoni no kuri kid Prince Kid nkizeho agakoni ati ni 0% nta mahirwe ndi kubona ntayo ndi kubona mu miziho bizashoboka namara kwiga urubanza neza ariko uyu munsi wapi benshi bavuze ngo kuba nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ati ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu navuga ngo
noneho kigiye guhagurukirwa mu buryo bukomeye nk'uko n'ubundi ahora ashishikariza inzego kuba bakita ku bahohotera abana. icyo bivuze ni uko nyine iyo ndi kuri iyi mihanda mbabwira ngo ibi bintu ni bibi, hanyuma n'ejo umukuru w'igihugu akaba yarabisubiyemo, yego, ntabwo ari uko atari bibi koko, sibyo? ni ukuvuga noneho babandi bandika bari kunuka barajya bashyiramo pose, intoki zandike zititira, mbere yo gushyiraho akadomo hari abarajya babanza babisibe nk'inshuro 3, 4, 5 bandike neza. none kidi agukugishije inama, noneho mbaza yafungwa nka 30 pe. Oya yafungurwa vuba cyane. Oya akugishije inama, angishije inama, akugishije inama ntiyafungwa iriya 30 y'agateganyo, fungwa kugira ngo iperereza rikorwe. Niyo nama namugira, sibyo? muri make azorohereze iperereza. Kuko iperereza rikorwa ku mpande zombi bashaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura, sibyo? wamugira ihe nama ari nkawe rwe? Inama namugira, sibyo? Nagera imbere y'urukiko ubushinjacyaha buzaba buvuga buti uyu muntu arakekwaho ibi n'ibi bagendeye ku mategeko 2 cyangwa 3. 2 yo ndayazi neza, irya mbere ni ririya tegeko rihana icyaha cya ruswa, irya kabiri sibyo ni ihohotera rishingiye ku gitsina, sibyo? Yego. Irya gatatu ni itegeko risanzwe rihana riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda. Ayo ngayo yazakoreshwa, sibyo? Hanyuma bazaba bamusabira iminsi 30 yo kuba afunze kugira ngo bagire gute, bakora iperereza, sibyo? Azagerageze nyine ataviramo aho ngo umushinjacyaha ahembwa y'ubusa, sibyo? Azaburane nyine abihakana kuko niko azabigenza, ndabizi. Azaburana abihakana kugira ngo akazi gakorwe, ariko bazayimukatira. Ashaka no kubyemera. Ntabwo azabyemera. Abyemeye byamufasha cyane. Uziyo ufite icyaha wemera, iyo ufite icyaha wemera imbere y'urukiko baragukunda cyane, maze bagahita bakuburanisha ako kanya utagombye gutegereza niyo minsi 30. Nuko kuko wabyemeye baguhanisha igihano cyoroshye mu biteganyijwe, aricyo imyaka 5, nacyo bakakigabanyamo 2, ubwo ni 2 n'igice. Wagira Imana nabyo wabisabye bakayisubika. Gusubika igihano ni ukubaho nk'umuntu ufunze kandi udafunzwe wigumira hano i Kigali, bakagutegeka gusa ngo ntabwo uzarenga Kabuga na Nyabugogo cyangwa se no ku Ruyenzi, n'urugero. N'ubusanzwe wenda ntiwigeze unakandagira n'uhazi ku Ruyenzi, wigumira i Kigali gusa. Umuntu wemera icyaha imbere y'urukiko baramukunda cyane. Uretse ko ngiye kukubwira akantu k'ubwenge abantu benshi batazi, hari umuntu ugera imbere y'urukiko akemera icyaha, urumva, kugira ngo batavumbura ibindi binini cyane ahubwo bifite imbaraga ari kurengera. Umuhanga mu mategeko uzi gucukumbura, iyo abivumbuye ibyo agukubira 2, noneho agukubira 2. Uri kunyumva? Hari umuntu uza agahuruduka akemera icyaha kugira ngo hatagira ibintu bindi bimenyekana hirya hariya. Reka dusoze, byari byiza, havuyemo inama nyinshi, ndetse navuga ngo nyine umunyabyaha aba agomba guhanwa, n'umunsi niwakekwaho icyaha nyine kikazamuhama azabihanirwe, ariko nanone babandi bamenya amakuru nanone ntibayavuge, nabo nizeye ko amategeko azabareba. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Abakunzi bacu kuri Gasaro bajye banakunda uyu Rwema bakunze hano cya gihe n'ubu ngubu, bajye bahita bimukira kuri Rwema Solutions, bakande cyangwa babyihorere kuri subscribe, kuko hariya haba zahabu
kandi ibonwa n'umuhanga gusa. yego wakoze cyane. Yego. GASARO TV.